dutangira gufilme kacu umusore batwereka umusore uri kwikorera mu igaraje bisanzwe. Ako kanya gatahaza umukobwa arangije gatamusoma, umusore ubona ko atunguwe cyane rwose. Ako kanya gatahaza undi mugabo agatabaza wa mukobwa ikintu ari gukora muri ako kanya. Umukobwa akamubwira ko ari gukora nk'ikintu asanzwe ari gukora nawe, usibye ko bari kubikorera inshuti ye. Ubona ko rwose uno mugabo ndetse n'uriya mukobwa bakundanaga, usibye ko umukobwa yaraje kumureba agatabona umugabo ari kuba yamuca inyuma cyangwa se ari kuba yasoma wa mukobwa. Ubwo mugabo agatakomeza kubwira umukobwa ko kuba yabikora bitatuma rwose uriya mukobwa amurenga. Ubwo umukobwa ati ntabwo rero nshaka kubona nakurenga mu bugome, ahubwo icyo nshaka ni ukubona hagarika kuba rwose naba umuntu udafite ubwenge, umuntu ukunda umuntu utamukunda cyangwa se umuca inyuma. Ubwo mugabo ati ibingibi rero biharahagije, ngwino tugende kano kanya. Agiye kuba yamukurura, agiye kuba yamujyana ku mbaraga. Umukobwa ati ndekuza rero kano kanya ntabwo ndaza kujyana nawe. Ubwo muri ako kanya mugabo agahita akomeza kumubwira ubona ko ashaka kuba yamujyana ku mbaraga. Wa musore ko bibona agahita azamubwira ati uno mukobwa rero mureke wenyine, yakubwiye ko adashaka kuba yagera nawe. Ubwo mugabo agahita akomeza kubwira uno musore ubona ko amurakariye cyane ati musore rero uri gukira n'ikipe utazi, urashaka kuba wakuzanira ibyago. Ubwo musore akamubwira ko ibyago ariryo zina ryo hagati, muri make ari kumubwira ko ibyago atabitinya. Ubwo muri ako kanya ubwo mugabo agahita agenda amubwira ko agiye kuba yamukorera ikindi kintu kibi. Ubona ko rwose umugabo yari ameze nk'umukire cyangwa se yari afite amafaranga menshi. Amaze kugenda rero wa musore na wa mukobwa bagahita basigara hano. Ubwo umukobwa akamubwira amushimira ukuntu amwitangiye ndetse akanamwihanganisha ukuntu abashije kuba yamusoma atabishaka bitewe n'uko ashaka kuba yakwemeza wa mugabo. Ubwo umusore ubona ko nawe abyishimiye ko nta kibazo kuri we, ati ibyo ngibyo rero nta kibazo, ahubwo nanjye nakifuje ko buri munsi bigenda biba uko igihe cyakomeje kugenda. Rero wa mugabo ageze hanze yahamagaye undi muntu rwose ubona ko ari umugabo mubi cyangwa se ari umwicanyi, akamubwira ko aka kanya rwose bafite akazi. Ubwo umusore akamubwira ko ari byiza atapfa kuba yaboneka. Ubwo mugabo akomeza kumubwira ko amukeneye kano kanya. Ubwo umusore akamubwira ko noneho nimba mukeneye kano kanya ko byamusaba igiciro kinini cyangwa se amafaranga menshi. Ubwo mugabo akamubwira ko amafaranga atari cyo kibazo, kuba yamugeraho kano kanya ibindi rwose bigahita bikemuka. Uko igihe cyakomeje kugenda rero mu nzu, wa mukobwa ari kumwe na wa musore agahita amuhereza amafaranga ariko we yamushimira ukuntu rwose amwitangiye cyangwa se ukuntu abashije kuba yamufasha. Ubwo umusore agahita yanga, umukobwa agakomeza kumubwira ko yayafata rwose nko kuba yamushimira. Ubwo muri ako kanya rwose umusore ari kuyanga, hagahita haza undi mukobwa hejuru ubona ko yakoranaga n'uno musore, agahita abyitegereza rwose ibintu barimo. Umusore ari kuyanga, ahubwo ari kumubwira ko ikintu yazajya akora kano kanya ari ukwirinda kujyana n'abasore nka bariya kugira ngo bitazajya birangira asomye abantu atazi nk'uko nguko. Ubwo umukobwa agahita agenda amubwira ko rwose inama amugiriye azakomeza kuyikurikiza cyangwa se azagenda yibuka. Ubwo umusore nawe agahita asigara ari kumubwira ngo yiyiteho. Ako kanya rero amaze kugenda, umusore agahita asigara ari kumwitegereza, ubona ko rero atangiye kuba yamwishimira ko yabonye ko ari umukobwa mwiza. Ako igihe cyakomeje kugenda rero wa mukobwa wo hejuru yaraje agahita agerageza kuba yakubita agashyi wa musore ndetse agasubiramo n'amagambo yari ari kumubwira ngo yiteho. Ubwo umusore agahita abona hano n'umukobwa sinzi ikibazo afite, agahita amubaza impamvu ari kuba yakwitwara gutya. Ubwo umukobwa ati ikintu ndi kuba nakora, ndi kuba nakwita kuri ino business yacu. Uri kumva rero uriya mukobwa ashobora kuba yagutera ibibazo, nanjye nahita mbijyamo. Ino business yacu uri kumva nayo rwose byahita biba ibibazo. Ubwo umusore ati nimba ari ibyo ngibyo rero nta kibazo kirimo. Agakomeza kumubwira ko atagakwiye kuba yahangayika kubera ko uriya mukobwa batazongera kuba bahura. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umusore yakomeje kugenda, umukobwa ageze hanze agiye kuba yakwigendera, yakije imodoka agatabona rwose yanze kwaka. Nta kindi rero yakoze, yahise asohoka hanze agasubira muri ya nzu agiye kuba yareba wa musore kugira ngo azamurebere ikibazo afite, dore ko yari n'umukanishi. Muri ako kanya rero agezemo agahita amusuhuza. Umusore ubona ko atungwa cyane mu kumubona, agahita amubaza ikintu rwose aje kuba yakora. Ubwo umukobwa we akamubwira ko imodoka yamupfiriyeho hanze ko yanze kwaka, ko nimba bishoboka yagenda rwose akamurebera ikibazo ifite. Ubwo umusore ati humura rwose nta kibazo, reka nze nyirebe. Ariko ataragenda, wa mukobwa wundi agahita akomeza kumubwira ko yahita agaruka ko afite akazi kenshi ko gukora hano. Ubona ko rwose atashakaga ko uno musore amarana igihe kirekire n'uriya mukobwa. Ubwo muri ako kanya umusore agahita agenda amubwira ati sewe rero nta kibazo, ndaza kubona natebuka. Ubwo muri ako kanya agahita agenda. Bageze hanze rero bakaza rwose ngo bagiye kuba bareba ikibazo ino modoka ifite. Umusore ageze mu modoka agahita abona hari ikibazo ni bateri. Ubwo umusore agahita akomeza kumubwira ko akeneye kuma bita multimeter agapima rwose umuriro uri bateri ukuntu ungana. Ubwo umukobwa akamubwira ko rwose yagenda akayimuzanira, arangije agahita agenda agiye kuba yayimuzanira kugira ngo nawe amufashe. Ubwo umusore agahita amushimira. Ageze mu nzu rero agahita abwira wa mukobwa wundi ko akeneye icyuma bita multimeter cyangwa se agakoresho bita multimeter
agahita kuriya musore agakeneye, ubwo umukobwa agahita agenda akayimuzanira, agiye kuba yakwigendera wa mukobwa agahita amubuza amubwira ko uriya musore atari umusore usanzwe ariko yamuhereza agasapo, ubwo umukobwa agahita akomeza kumubwira ubona ko ahari yari umukunzi we cyangwa se uriya musore yamwemeraga, ubwo umukobwa agahita agira umujinya, agahita akomeza kumubwira ko icyambere kuba yamubwira gutyo rwose yibeshye cyane, kandi icya kabiri ko kuba yamukunda cyangwa se utamukunda atari business ye. Arangije agahita amwaka rwose cya gikoresho yari aje kureba, agahita yigendera. Kugeza cyakomeje kugenda rero umusore ubona ko ari kuba yakora akazi neza, umukobwa agahita rwose akayimuhereza. Umusore arangije agahita areba rwose ngo umuriro uri muri bateri, umukobwa ari kubyitegereza, wa musore agahita abona ni bateri rwose ifite ikibazo, akamubwira ko bateri bagomba kuba basimbuza indi, ngo umukobwa agakomeza kumubaza rwose igihe byafata, umusore akamubwira ko bishobora gufata nk'isaha yose, ngo umukobwa ati oya rwose ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, nkeneye kuba nagera mu rugo, reka ngere nifatira agataxi. Ataragenda ariko wa musore agahita amubuza amubwira ko afite akamodoka ko yamuhereza lift, ngo muri ako kanya umukobwa agakomeza kumubwira ko adashaka kuba yateza ibibazo hagati we na girlfriend we cyangwa se n'umukobwa bakundana. Ubwo umusore ati none se ni uwuhe mu girlfriend uri kuvuga? Ubwo umukobwa akamubwira ko uriya mukobwa bakorana ku kazi ari we mu girlfriend we. Umusore muri ako kanya agahita atungurwa cyane, agahita amubwira ko uriya atari girlfriend we, agahita akomeza kumubaza impamvu rwose ariko we yamubwira ko uriya ari girlfriend we cyangwa se ari umukobwa bakundana. Ubwo umukobwa akamubwira ko yamubwiye ko ngo atagomba kuba yababaza n'umusore. Ubwo umusore ati uriya mukobwa rero mubabarire cyane rwose, uriya ameze nka mushiki wanjye, ari kumva nyitaho cyane, ameze nka mushiki wanjye. Ubwo umukobwa agahita akomeza kubaza umusore niba ameze nk'umuntu wamubabaza. Ubwo umusore ati nkubwiza ukuri se, ataravuga byinshi, agahita akomeza kumubaza nimba yamubwiza ukuri. Ubwo umukobwa ati yego rwose mbwiza ukuri, nkunda umuntu uvugisha ukuri. Ubwo umusore ati mvugishije ukuri rero bitewe n'uko ugaragara, uragaragara nk'aho umusore wese aba yifuza kuba yakundana nawe. Muri make akamubwira ko kuba yakundana nawe ari ukuba yiteguye kuba yajya mu marushanwa y'abandi basore cyangwa se kuba yajya muri competition z'abasore benshi bagiye batandukanye. Ubwo umukobwa ati gukeka rero ntabwo ariko bimeze, kubera ko nagiye mpura n'abandi basore batandukanye ariko bose bagiye bampemukira, byagiye birangira nabi cyane. Ubwo umusore ati aka kanya rero wahuye n'umusore mwiza. Ubwo umukobwa ati uwuhe musore uri kuvuga? Ubwo umusore akamubwira ko ari umusore umuhagaze imbere, muri make ari kwivuga, agahita akomeza kumubwira ko yakwiha amahirwe ndetse nawe akamuha amahirwe yo kuba yamwereka ikintu rwose ashoboye. Muri ako kanya agahita yigendera agiye kureba imfunguzo kugira ngo azabashe kuba yahereza lift n'umukobwa. Amaze kugenda rero muri ako kanya umukobwa agahita abona wa mukunzi we ndetse ari kumwe n'undi mugabo baje kuba bari wa musore. Ubwo umukobwa agahita amubaza ikintu rwose aje gukora kuko arazi ko batandukanye, ko ibintu byarangiye. Ubwo wa mukunzi we akamubwira ko hari ibintu bitarangiye, kuri ya musore yamusuzuguye kagomba kuba yamwereka isomo. Ubwo umukobwa ubona ko atunguwe cyane, agahita akomeza kumubwira ko we yasigara hano akanya gatoya bakagenda bakaba batanga isomo, karaza kugaruka noneho n'umukobwa akamusubiraho bitewe n'uko uriya musore arabasa. Ubona ko bagiye kuba bamwemeza. Uko igihe cyakomeje kugenda rero umusore wakaza ubona ko yishimiye kuba yatwara wa mukobwa cyangwa se kuba yamuhereza akarifti. Ubona ko agiye kuba yatwara umukobwa mwiza cyane rwose, agahita aza wa mukobwa wa hano agahita amubuza, akamubuza ahantu agiye. Ubwo umusore agahita amubwira ko agiye kuba yajyana na wa mukobwa rwose amuhereza akarifti abasha kuba yamugeza mu rugo. Ubwo umukobwa agahita akomeza akamubwira ko uriya mukobwa wundi azamuzanira ibyago, ko yareka kugenda. Agakomeza akamubwira yumvisha umusore ko atagomba kuba yagenda. Ubwo umusore ubona ko atangiye kuba yamurakarira, agahita amubwira ko atari mama we, bityo rero katagomba kuba yamubwira ahantu agomba kujya cyangwa se ahantu atagomba kuba yajya. Akamubwira ko wajya ngo ahari abo udashaka ko yahura n'umukunzi cyangwa se uriya musore nawe yibonera umuntu bakundana. Muri ako kanya agahita agenda, umukobwa agahita asigara hano. Ubona ko nawe yamukundaga ariko kumubwira ati umukunzi ariko ari imbere yawe, ubona ko ari wowe yari uri kwivuga. Ariko umusore ubona ko yamufataga rwose ngo nka mushiki we. Uko igihe cyakomeje kugenda rero muri ako kanya agahita aza agahita ahura na ba bagabo akababwira ko adashaka ibyago hano. Ubwo umukobwa nawe agahita aza abwira wa mukunzi we ko ingibi barimo babihagarika. Ubwo mukunzi we agakomeza kumubwira ko ibi byose ari amakosa ye, ko yamwanze, akaza rwose gasoma wa musore. Ubwo musore nawe agakomeza kubwira uno mugabo kwereka ko yamubwira nabi, ubona ko rwose yari yihagazeho. Ubwo umugabo nawe w'umubosi agahita abwira wa musore wari wazanye ati genda rero umwereke rwose isomo rya mbere. Ubwo musore nawe akaza gake gake agahita amukubita ingumi. Ubwo umukobwa agiye
agiye kuba yamurwanirira wa mukunzi we agahita amufata. Ubwo umusore ubona ko nawe yirwanagaho agatahaguruka rwose akamukubita ingumi. Ubwo wa mugabo ubona ko amurakariye cyane, wa wundi wari wazanye agahita amukubita ingumi nyinshi cyane, arangije agahita amufata kugira ngo bose nawe yikubitireho. Ubwo wa musore ubona ko ibi ngibi bitamukangaga, agahita akomeza akamubwira ko we nta muntu ukeneye kugira ngo amurinde, muri make ari kumubwira ko we yatsinzwe kuba yitabaje undi muntu rwose ko nta mbaraga afite. Ubwo bose agahita agira umujinya mwinshi cyane, agahita amukubita ingumi. Ubona ko umusore atangiye kuba yazira ubusa, atangiye kuba yazira ko rwose ari gufasha. Ubwo umukobwa we wundi wamwemeraga agahita abona rwose n'umugabo atangiye kuba yamuziza ubusa, arangije agahita aza akamusimbukira. Ubona ko agiye kuba yarwanirira wa musore. Ubwo wa mukobwa nawe agahita agenda wa mukunzi we agahita amukubita ingumi. Ubona ko rwose bari batangiye kuba barwanirira uno musore. Muri ako kanya wa mukobwa we wari usimbukiye wa musore wundi bazanye agahita atungurwa cyane mu kubona amuzi, agahita amubwira ati oh Diego ni weho se? Ubwo wa musore nawe ati none se Tatiana ni weho? Ubona ko bari baziranye. Ubwo muri ako kanya umukobwa agahita amuvaho, wa musore nawe amaze kuba yahaguruka agahita amubaza ati none se uri umukanishi hano? Ubwo umukobwa ati yego rwose ndi umukanishi hano. Arangije agahita amubaza nawe ikintu yaje gukora hano. Ubwo umusore akamubwira ko nyine ari kuba yakora nk'akazi rwose yakoraga kera. Ubona ko rwose bari baziranye, bari batangiye no kuganira. Wa boss agahita ahaguruka amubwira ko yamwishyuriye kuba yaza gukora akazi hano, atamwishyuriye kuba yaza rwose gukora ubucuti hano cyangwa se kuba yashaka inshuti. Ubwo umusore ubona ko arakariye no mu boss bitewe n'amagambo yari ari kumubwira, agahita afata amafaranga yari yamuhaye agahita yamuhereza. Ubona ko yari amafaranga menshi. Ubwo boss nawe agahita agira ngo ahari uriya mugabo yayafetse, agahita amubwira ko yamukubira inshuro ebyiri ariko akaba yakora akazi cyangwa se akaba yahereza isomo rwose bano bantu bari hano. Ubwo umusore nawe agakomeza kumubwira ko nimba zubwenge yagenda kano kanya. Ubona ko yatangiye kuba yabikundira bitewe n'umukobwa yabonye hano, agahita amubwira ko kandi nta wundi muntu agomba kuba yahereza akazi, ko kuba yaza kuba yabatesha umutwe ko natanga akazi araba ari guhangana n'uno musore, ko kandi we adakunda abantu bahangana. Ubwo mugabo arangije agahita agenda. Ubona ko abarakariye cyane. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, wa mukobwa agahita aza agahita yegura wa musore kumubaza nimba ameze neza. Ubwo musore akamubwira ko ameze neza, nawe arangije agahita amubaza nimba ameze neza. Ubwo musore ati meze neza nta kibazo. Ubwo umukobwa ati unyihanganira cyane rero, maze kubona ko ibyago byose ari njyewe wabiteye. Ubwo mukobwa wikoreraga hano nk'umukanishi agahita akomeza kumubwira ati yego nyine ni wowe wabiteye. Agakomeza kubwira na wa musore ko yari yamuburiye. Ubona ko rwose uriya musore atamwemeraga cyangwa se atamwumvaga, agahita amubwira ati kakanya rero ntabwo nzongera no gukora hano, reka njyewe nigendere, nta mpamvu yo kuba wakora n'abantu batakumva cyangwa se batakwizera. Arangije agahita agenda. Amaze kugenda rero wa musore wari usiga hano n'umukobwa, ubwo umukobwa agahita akomeza kumubwira ko atazi ukuntu ibibazo ateje hano yabasha kuba yabikemura. Ubwo umusore nawe akamubwira amwumvisha ko ibingibi ari ibintu bisanzwe, ko n'abantu bapfa mu muhanda bishwe na accident, ko ibingibi rwose ibibazo byoroshye. Agahita abona umukobwa yababaye cyane ku kaboko, agahita agenda agiye kumuzanira bande cyangwa se agiye kuba yamuhereza ubundi bufasha. Igihe cyakomeje kugenda rero, wa mukobwa asohotse hanze yihuta cyane. Wa musore nawe agataza amwirukanka nyuma rwose amuhamagara. Ubwo umukobwa agahita amubaza ikintu ashaka. Umusore akamubwira ko yaraje kuba yamusaba imbabazi. Ubwo umukobwa ati urabizi rero ko akazi kawe ukora cyangwa se akazi kawe ukora ari akazi kabi? Ubwo umusore ati ndabizi rero ariko ndagusezeranya ko nzahinduka. Ubwo umukobwa agahita akomeza kubwira umusore ko atahinduka rwose ku magambo gusa, kagomba kuba yabigaragaza mu bikorwa. Arangije agahita agenda. Ubona ko uriya mukobwa ndetse n'uyu musore bakundanaga. Ubwo muri ako kanya umusore amaze kubona umukobwa agiye, agahita asubira hahandi yari avuye. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, wa musore ari kumwe na wa mukobwa agahita amuhambiraho ka bande. Amaze kuba yakamushyiraho agahita amubwira ko aka kanya rwose ibintu bimeze neza. Ubwo umukobwa agahita agenda akamusoma ariko amushimira rwose ukuntu amwitayeho n'ukuntu agikomeje kuba yamufasha, ndetse akamutumira ko umunsi umwe yazaza rwose iwabo akaba yamutekera ibiryo byiza cyane ndetse bakabasha no kuba baganira. Ubwo umusore ati none se njyewe ko ndi umukanishi hano uri kumva nagira iwanyu gute? Ubona ko rwose uno musore yari yashyize uriya mukobwa ku rwego rwo hejuru cyane bitewe n'ubwiza yari yifitiye. Ubwo mukobwa ati ntugire ikibazo rero, nyine uri umukanishi ufite umutima ukomeye kandi twamenyanye. Urimo cyari kumubwira ko aka kanya babaye inshuti bataravuga byinshi. Rero wa musore agahita ahagera. Ubwo n'umusore wo hano agahita amubaza rwose ikintu aje gukora. Wa musore nawe akababwira ko yaraje kuba yabasaba imbabazi, ko kandi afite akandi kantu yifuza kuba yabasaba ko bamufasha. Uriya mukobwa rwose uriya mukunzi we akazagaruka. Uriya mukobwa
bise Tatiana, ubwo umusore ati kumbi niweho umukunzi we watumye babara cyane agaca mu bihe bimugoye. Ubwo umusore ati yego rwose ndabizi naramubabaje cyane, ariko aka kanya ndashaka kubona nakwisubiraho maze kubona akamaro yari amfitiye cyangwa se igisobanuro yari afite mu buzima bwanjye. Ubona ko yarababaye cyane mu kubona uriya mukobwa yaragiye atarazi n'ahantu azamukura, none aka kanya akaba yamubonye. Ubwo umusore agatabona ko ahari uriya mugabo ashaka kuba yahinduka, arangije agamubwira ati ntabwo rero mbizi nimba uriya mukobwa yanyemerera cyangwa se yanyumva bitewe nanjye n'ukuntu ntamwumvishe. Ubwo mukobwa we agakomeza kumubwira amutera akanyabugabo ko yamwumva rwose ko nta kibazo, ko uyu musore yigira umutima mwiza. Ubwo umusore ati sawa rero nta kibazo nzakora ibishoboka. Ubwo mugabo nawe agahita abashimira ababwira ati murakoze cyane rero kandi ndabashezeranya ko nta wundi muntu uragaruka hano kuba yabatesha umutwe. Arangije agahita agenda. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, umunsi ukurikiyeho wa musore yaje rwose afite n'indabo mu ntoki, akaza gake gake agiye kuba yareba wa mukobwa cyangwa se agiye kuba yasura wa mukobwa, akaza gakomanga. Ubwo mukobwa afunguye rwose agahita abona wa musore, arangije agahita amwitegereza. Umusore ubona ko atangiye kuba yakwikeka ikintu, agahita amubaza rwose impamvu ariko yamwitegereza gutya. Ubwo mukobwa ati ntacyo rero ahubwo rwose ni karibu injira. Muri ako kanya umusore nawe agahita yinjira akamuhereza za ndabo yari amuzanye, amubwira ko yabashije kuba yazimugurira. Uko cyakomeje kugenda rero, bageze mu nzu umukobwa n'umusore bari kuganira. Umukobwa agakomeza kumwitegereza, umusore ubona ko ahari yari afite ikintu yikeka, agakomeza kumubaza impamvu rwose ari kuba yamureba gutyo. Ubwo umukobwa akomeza kumubwira ko yabaye noneho umusore mwiza, ko atambaye bya bisurubeti by'aba yambaye, kakanya rwose yakeye, yabaye umusore mwiza. Ubwo umukobwa akomeza kumubwira ko atakigaga ko uno musore yagera hano. Ubwo umusore nawe agakomeza kumubwira ko atakigaga ko yasura umukobwa nk'uyu nguyu. Ubona ko rwose bari batangiye kuganira kandi batangiye kumenyana cyane. Umukobwa arangije agahita amusoma. Ubwo umusore akamubaza rwose impamvu yarakoze ibyo ngibyo. Ubwo umukobwa ati hari akantu rero nashaka kuba nacekinga cyangwa se kugira ngo menye neza. Ubwo umusore ati none se ushaka kuba wacekinga iki? Ubwo umukobwa ati ndagira ngo ncekinge rero nimba ngukunda. Ubwo umusore ati ni njyewe se uri kuvuga? Ubwo umukobwa ati oya rwose ntabwo ari weho ahubwo n'uwo mwazanye. Ubwo umusore agahita areba hirya no hino ngo ariko reba umuntu bazanye, agatabona ntawe, agatamenya neza ko ari we yari ari kuvuga. Arangije agahita amubwira ati unyihanganira cyane rero nta wundi muntu wigeze umbwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Agahita amubaza nimba ariko ahede cyangwa se ari nko kumwemerera ko bakomeza kuba bamenyana cyane. Ubwo umukobwa nawe ati ibyo ngibyo rero nta kibazo. Ubona ko hagati yabo batangiye kwishimirana. Ubwo muri ako kanya batarakora byinshi, bagahita bumva umuntu arakomanze. Ubwo muri ako kanya umukobwa agahita ashyira za ndabo hasi rwose, ari kwibaza umuntu uje, akaza rwose gafungura agahita abona ni wa mu ex we. Agahita amubaza rwose ikintu yaje gukora hano. Ubwo mu ex nawe akamubwira ko yaraje kuba yasaba imbabazi. Ubwo umukobwa akamubwira ko rwose igihe cyarenze. Ubwo mu ex ati none se cyararenze ibi ngibi yaba ari ukubera wa musore w'umukanishi? Ubwo umukobwa ati yego rwose n'uriya musore. Ubwo umukobwa ubona ko yamwanze cyane rwose, akamubwira ko ahubwo atazongera kuba yagaruka hano. Ubwo musore ati rwose ibi ngibyo ntabwo bishoboka ahubwo nzajya nza hano buri munsi. Ubwo musore w'umukanishi ubona ko yabyumvaga agahita asohoka akamubwira ko nimba ashaka ibyago azajya haza buri munsi. Ubwo mugabo agahita abona ahari uno mukobwa ndetse n'uriya musore rwose biriseriye. Arangije agahita abaza umukobwa neza ati none se ari handera waba uriseriye ko ugiye kuba wansiga ugasanga uriya musore w'umukanishi? Ubwo umukobwa agahita agenda rwose akamufata, ariko amubwira ko atamusize bitewe n'uno musore, ahubwo ko yamusize bitewe n'uko atamwubaha kandi atanamukunda kugeza n'aho amuca inyuma. Ngo muri ako kanya wa musore ubona ko rwose yamurakariye cyane, agahita akomeza kumubwira ko nimba adashaka kuba yagira ibibazo byagenda kano kanya kandi ntazagaruke. Ngo muri ako kanya wa musore agakomeza kubwira wa mukobwa ko aka kanya ariko yakora ikosa rikomeye cyane. Arangije agahita yigendera agasiga umukobwa hano. Ngo umukobwa n'uwo musore bagahita basigara hano. Ubona ko rwose urukundo rwabo rwakomeje kuzamuka. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, bagahita batwereka bibereye rwose ku kazi. Wa musore na wa mukobwa bari kuba baganira, ubona ko batangiye kumenyana cyane. Ako kanya agahita haza wa mukobwa wundi, agahita abona rwose wa musore ndetse na wa mukobwa bameze nk'aho bishimye. Ngo muri ako kanya wa mukobwa akamubwira ko yaraje kuba yafata imyenda ye kugira ngo yigendere. Ubwo wa musore nawe agahita ahaguruka amubwira ati Tatiana rero buretse gatoya hari ikintu nshaka kuba nakubwira. Ubwo umukobwa ati icyo wambwira cyose rero aka kanya nta kintu wambwira kugira ngo mbashe kuba naguma hano. Ubwo muri ako kanya umusore
musore agakomeza kumubwira ko wa musore wundi Diego ashaka kuba yamuvugisha, ashaka kuba yavugana nawe. Ubwo umukobwa ati none se ashaka kuba yambwira ibiki? Ubwo umusore ati muheze amahirwe rero gerageze kuba yagira ikintu akubwira, hari ikintu yifuza kuba yakubwira. Ubwo umukobwa agatabona rwose ukuntu wa musore ariko we yamwinginga ko yamuhereza igihe, hagati amubwira ati okay so rero nta kibazo, genda kimuhaye ngaho nambwire. Kome nawe yari ari kumva agatamanuka yicara amubwira ati ndi hano rero. Ubona ko yari yambaye igisurubeti nawe hari yatangiye kuba yakora hano. Kamuna ako kanya gatamanuka gake gake, wa mukobwa ubona ko nawe yamukundaga ariko yamwikaga bitewe n'utuzi tubi yakoraga. Ubwo wa musore nawe akaza ari kumubwira ati muri make rero ndashaka kuba nagusaba imbabazi, wumve ko mbivanye ku mutima. Hagati akomeza kumubwira ko aka kanya yatangiye kuba yakorana na wa musore Daniel, ko rwose yamwizera ko noneho ibikorwa yatangiye kuba yabikora. Muri ako kanya wa musore nawe agakomeza kumubwira ko uno musore rwose yahindutse bitewe n'uko baganiriye. Umukobwa agakomeza kubabwira ko atazi neza ko yahindutse. Ubwo wa musore we bise Daniel agakomeza kumubwira ko yamuhereza amahirwe ko uno musore ashaka kuba yahinduka bya nyabyo. Ubwo wa mukobwa ati sawa rero nta kibazo ndayaguhaye. Ubwo umusore agahita abyishimira, akaza amushimira cyane ndetse akanamusezeranya ko atazongera kuba yamubabaza cyangwa se kuba yakora akazi kabo ukundi. Ubwo muri ako kanya wa mukobwa wundi nawe akamubwira ko bari bahuye nabi. Ubwo muri ako kanya nawe agahita akomeza kumubwira ko yabonye rwose ko akunda uriya musore cyane, uriya musore Daniel, bitewe n'uko yamwitangiye cya gihe. Agakomeza kumubwira ko azirinda kuba yamubabaza bitewe n'uko uriya musore ari umuntu mwiza. Ubona ko rwose ari ibyishimo gusa ko hano hari urukundo n'ibibazo bigenda bikemuka. Kandi hano rero reba kandi gafilime kacu ka kabiri, ikindi ntibibagirwe like na subscribe nimba rugamba uje kuri iyi channel. Munakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.